Ntangiye ngusuhuza nkwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026 wowe mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, ntiwayobye kandi aha ni ku Baheburayo TV. Nguhaye ikaze nyimira tugendane muri iki kiganiro. Mu minsi ishize twabagejejeho inkuru y'umuhanuzi witwa Ebonowa, akaba ari umuhanuzi wo muri Etekowa mu gihugu cya Ghana, wahanuye ko ku tariki 25 z'uku kwezi uyu mwaka, ubwo n'uyu munsi kuri Noheli, yuko hazagwa imvura nyinshi cyane ikuzura isi. Bityo rero Imana ikaba yaramubwiye kubaza inkuge nyinshi cyane kugira ngo azahungishirizemo abantu bazaba baje guhunga uyu mwuzure. Ebonowa yavuze yuko Imana yamusanze hanyuma ikamubwira ko agomba kubaza inkuge zigera ku 10 akazahungishirizamo abantu bazaturuka imihanda n'imihanda ku mpande enye z'isi, hanyuma bakaza guhunga uyu mwuzure uzaba ku itariki 25. Nk'uko nabivuze n'uyu munsi abantu benshi, uruvunganzoka, ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'amamiliyoni, aboroheje n'abakomeye, abigenza n'abahekwa, abato ndetse n'abakuru, kuri ubu ngubu abantu bafashe inzira bari kwerekeza muri Etekowa mu gihugu cya Ghana, aho Ebonowa yabarije inkuge kugira ngo abantu bazahungiremo uyu mwuzure. Hakomeje kwibazwa abantu bari guhunga uyu mwuzure niba koko baraza gukwira muri izi nkuge Ebonowa yabaje, cyane cyane ko Ebonowa yatangaje ko inkuge yabaje zigomba kujyamo abantu ibihumbi 100. Kuri ubu nk'uko wenda mwagiye mubibona cyangwa se nk'uko muri kugenda mubibona, muri kubona ko harimo kwerekezayo abantu benshi cyane, yaba abatoya, abakuru, abagore, abagabo, abandi. Aba nabo muri kubona, hari abafashe indege, hari abafashe amato, hari abafashe imodoka zabo berekeza muri Etekowa kugira ngo bajye kureba cyangwa se bajye guhunga uyu mwuzure Ebonowa yahanuye yuko ugiye kuzaba, hanyuma isi ikuzura amazi menshi, hanyuma hakabaho umwuzure. Ubwo yatambutsaga ubu butumwa, abantu benshi baravuze ati oya, ntabwo Imana izongera kurimbuza isi umwuzure. Yarirahiriye ivuga ko itazongera kuzuza isi kurimbuza isi umwuzure. Abandi bakagira bati oya, uru ni ururimi rw'amarenga, ahubwo umwuzure Ebonowa yavugaga cyangwa se imvura yavugaga ni imvura y'amasasu, niyo izagwa, cyane cyane ko yavuze ko iyi mvura izagwa ikagwa imyaka 3 yose itarakama. Birumvikana ko isi rwose nta hantu na hato yaba igihagaze. Abandi bakibaza ati se Imana yaba yivuguruza ku magambo yaba yaravuze ubwo yirahiraga ivuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure nk'uko yabigenje ku bwa Nowa? Ibi ngibi abenshi babitindaho, abemera Imana bo bakavuga yuko Imana ivugira mu marenga. Abandi bakagira bati iby'Imana nta wamenya, icy'ingenzi ni uko twebwe tuburirwa guhunga, kandi aho duhungira hakaba hahari, nta kindi. Cyane cyane ko ibintu by'Imana nta ubizanamo ubwenge bwa muntu. Ariko kandi nanone ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzure iyo myuka yose, kuko imyuka yose siko iva ku Mana. Iyo rero ijambo ry'Imana rivuze ngo mugenzure imyuka yose, kuko imyuka yose siko iva ku Mana, birasobanuye ngo hari n'iyindi myuka itava ku Mana. Iyo myuka rero itava ku Mana ishobora kuba yayobya umuntu wari ufite umwuka wera, cyangwa se umwuka uva ku Mana, cyangwa se iyi myuka itava ku Mana ikayobya abadafite umwuka mu gihe bendaga kuyoboka bagana inzira y'Imana, ugasanga baretse kuyoboka inzira y'Imana, ahubwo barayobye bagiye mu nzira itari iy'Imana.
Abantu rero bamaje kuba bavuga ati reka tuze kureba iby'ubu buhanuzi, mu gihe abandi bo bari guhunga bagana Etekowa muri Ghana kugira ngo berekeze muri iki kibaya Ebonowa yababwiye yuko ariho hari inkuge bagomba kuzahungiramo. Abandi barabirebera aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga, abandi babihanze amaso ngo koko baze kureba niba iyi mvura iri buze kugwa kuri iyi tariki ya 25. Abandi bakagira bati Ebonowa niba yarabeshye abantu muri rusange, hanyuma iyi mvura ntigwe afungwe kuko yaba yarakoresheje amanyanga mu gutwara cyangwa se mu gucucura abantu utwabo, yaba yarakoresheje uburiganya. Impamvu babishingiraho ni uko abantu benshi bagiye berekeza kuri ubu bwato cyangwa se kuri ubu bwato cyangwa kuri iyi nkuge Ebonowa yabaje, ni uko hari abantu bagiye bagurisha utwabo, abandi bakikora mu mifuka kugira ngo bafashe Ebonowa kuba yakubaka izi nkuge. Hari abagiye batanga amamiliyoni yo kugura imbaho, abandi batanga amamiliyoni yo kugura imisumari, abandi bata imirimo yabo baza nabo kubaka iyi nkuge, cyane cyane ko ijambo ry'Imana nk'uko rivuga mu itangiriro, Nowa yarabaje akajya abwira abantu ati muze mumfashe tubaze iyi nkuge, nyamara abantu bamwe bakanga kujyayo, abandi bakabaza ariko bakananirwa. Kuri Ebonowa rero hari abantu batananiwe, baravuga ngo tugomba kubaza kugeza izi nkuge zuzuye, hanyuma imvura yagwa tukazabona aho duhungira. Abantu rero banze kubisuzugura kuko abasuzuguye ibyo mu itangiriro ku bwa Nowa bahuye n'ibibazo, babura aho guhungira kandi mu gihe Nowa yari yababuriye. Kuri Ebonowa rero abantu banze kubisuzugura, baritabira rwose, bakoresha iyo bwabaga, bamwe bakoresha imbaraga zabo zisanzwe, imbaraga z'umubiri, abandi bakoresha amafaranga yabo, ndetse ibi bintu bikaba bikomeje kugenda bivuga ati wasanga Ebonowa ari content yakereye, akaba ari umu content creator kugira ngo aze akabona ko ahangaha nakora ibi ngibi aribwo azarebwa cyane, kabiri wenda bikaba bizamworohera kuba yarya amafaranga y'abantu. Niho abantu barimo guhindukira bakavuga ati uyu mu content cyangwa se iyi content y'uyu mugabo ishobora kuba yaba ari content. Niyo mpamvu abantu bamwe batabyumvishe nk'aho ari ukuri, abandi batabyemeye nk'aho ari ukuri. Gusa Ebonowa yakomeje kugaragaza yuko ibyo avuga n'ibyo akora ari uko Imana yamubwiye kuza akabikora. Mu mwambaro we w'ikigunira, muri bogisa irimo imbere y'umukara, mu bwanwa bwogoshe neza, ndetse iyo unarebye umubiri we nubwo wenda afite umubiri wirabura, ariko ubona ko ari umusirimu, usibye wa mwenda nyine w'ikigunira aba yambaye, ariko mu buzima busanzwe ubona ko ari umusirimu. Gusa nanone agakomeza kwisanisha n'ivugabutumwa, aho agaragara ari kurira imisozi, ari kurira ibitare cyane yagiye gusenga, ahandi akagaragara ari ku mazi yagiye gusenga, ahandi akagaragara ari mu butayu bukomeye cyane yagiye gusenga, bigaragara ko ari gushaka imbaraga z'Imana. Muri make ibi bikaba byarafashije abantu bamwe kwizera yuko ibyo ari kuvuga ari ibintu byavuye ku Mana, ndetse abantu bigatuma bitanga, bigatuma bamukunda, bigatuma bamukurikira, cyane cyane ko babonaga ko itariki yahanuye yaba yegereje. Ese iby'iyi tariki Ebonowa byo yaba yarabikuyeho? Iyo usomye ijambo ry'Imana irakubwira ngo uwo munsi w'imperuka ntawe uzi umunsi cyangwa igihe, habe no mu bamarayika. Ijambo ry'Imana rikakubwira ngo uwo munsi uzwi na Data wenyine.
hanyuma ugahita wibaza Ebonowa itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 2025, ese Ebonowa byo yaba yarabikuye he kuvuga yuko aribwo hazaba umunsi w'imperuka? Hanyuma ufashe 12 ukwezi kwa 12 urahita ukugabanya n'intumwa 12, hanyuma tariki 25 2025 naho uraza gusangamo imibare ibiri isa 2 5 Ebonowa ugahita utekereza ese ni iyihe mpamvu yaba yarakoresheje iyi mibare yo yabisobanuye iki, yabivuze iki, ni ukubera iki yaba yarahisemo iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 2025? Ni ihurizo rikomeye nta wamenya, gusa wenda birashoboka ko waba utarakurikiye ubwo buhanuzi. Nyemerera nyuma yaha mpite nshyiraho ubuhanuzi yahanuye icyo gihe, hanyuma uze gukurikira nawe uze kugira uko icyo ubivugaho. Turaza guhurira muri comment. Niba ari bwo bwa mbere kandi ubonye ibiganiro byacu, wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro. Niba kandi usanzwe ubana natwe by'umwihariko kino kiganiro ukaba wagikora nk'uko nkunda kubivuga, amazina yanjye nitwa Abunowa. Natumwe n'Imana. Imana yampaye ubutumwa, yarampamagaye irambwira ngo ninze mburire abantu, mbabwire ko hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Mu kwezi kwa 12 ku itariki 25 uyu mwaka hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Hagiye kuzagwa imvura nyinshi. Imana yaransanze irangenderera, ivugana nanjye irambwira ngo ninze mbwire abantu banyegere, hanyuma twubake inkuge tugomba kuzahongeramo, kuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo hazagwa imvura iteye ubwoba. Imana ntiyambwiye kubaka inkuge imwe gusa, ahubwo yambwiye kubaka inkuge 10, kuko abantu bazahonga bazaba ari benshi, kandi nzashyiramo abantu, nshyiremo n'inyamaswa ndetse n'ibintu bizadutunga mu gihe iyi mvura izaba iri kugwa. Ni imvura izamara imyaka 3 yose irimo kugwa, izaba iteye ubwoba. Isi yose ibyumve, izaba ari imvura abantu bazashaka aho bahungira, nyamara ntabwo bazahabona kuko inkuge izaba yafunzwe. Ni nako byabaye ku munsi wa Nowa, ubwo Nowa yaburiraga abantu ariko bakanga kumva, bakanga kwemera ko imvura iri bugwe, nyamara imvura yaraguye. N'ubu niko bimeze. Ndabizi neza hariho abatazabyemera, ariko imvura izagwa kandi izaba ari impangukano. Uyu nguyu Abunowa ni umugabo ukomoka mu gihugu cya Ghana. Avuga ko Imana yamusanze hanyuma imubwira yuko hagiye kuzagwa imvura, ngo imvura azaba ari imvura nyinshi cyane. Imutegeka kubaza inkuge zigera ku 10, ku buryo abantu bazaza bagahongeramo iyi mvura. Abunowa atangaza ko nta bushobozi buhagije afite, nta n'ubushobozi bukomeye afite, kuko ngo si umutunzi cyane, ariko abona Imana imushyigikira, kuko muri ibi bikorwa bigenda bikurikirwa n'abantu bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bagenda bajya gusura izi nkuge za Abunowa, bamara kuzisura bamwe bagatangira gukoresha ubutunzi bwabo, abandi bagakoresha imbaraga zabo. Avuga yuko ari igikorwa yatangiye ari wenyine, ariko kuri ubu ngubu ngo ntabwo agikora wenyine, kuko amaze kugira abantu bamufasha. Avuga ko izi nkuge cyangwa se ubu bwato ari ubwato bukozwe mu mbaho zikomeye cyane, n'imbaho zidakunze kuboneka, ni n'imbaho zihenze cyane.
avuga yuko ari we mwenyine ntako yabishobora. Ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wari wagiye kumureba amubaza ibibazo bijyanye n'uko yagize igitekerezo cyo kuza kubaza izi nkuge cyangwa se kuza gukora ubu bwato. Hanyuma Abu Nowa nawe yaje kumusubiza. Ahangaha Abu Nowa yagize ati, yego iki gikorwa rwose kirakomeye nk'uko ubibona. Natangiye nanjye nzi yuko ntazagishobora, ariko gahoro gahoro ngenda mbona Imana imbashisha, kandi si njye njyenyine, kuko Imana impa abantu nk'uko wagiye ubibona. Abantu bagiye batandukanye baraza rwose kandi bakamfasha. Iki ni igikorwa mbona koko ko kirimo umugambi w'Imana. Nongere mbibutse neza ko uyu Abu Nowa avuga ko ari imvura igiye kuzagwa, ikazagwa imyaka 3 yose iyi mvura itarahita. Avuga ko iyi mvura izagwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Abantu benshi ntibabyumva, yewe ntibanabyemera, abandi ntibabyizera, ariko we ahagarara ku maguru ye abiri akabwira abantu yuko iyi mvura izagwa. Nyamara abatabyemera bazabura aho bahungira, kubera no ku bwa Nowa ariko byagenze. Kandi iri vugabutumwa ntabwo rikorera aho abariza inkuge gusa, ahubwo atera intambwe akajya mu masoko, mu mihanda, muri gare n'ahandi hagiye hatandukanye, akagenda abwiriza abantu, akababwira yuko hagiye kuzabaho ikintu kidasanzwe, kandi abazemera bakwiye kuza bagahunga kubera yuko iyi mvura izagwa. Mu magambo yakomeje kugenda cyangwa se akomeza kugenda asobanurira abantu, agenda agira ati, ese muzahungira he? Ko mbabwira guhunga ntimwemere. Ese muzagana he? Ko mbabwira guhunga ntimwumve. Bizagenda gute? Abu Nowa ubwo yatumirwaga kuri televiziyo y'igihugu ya Ghana, yaganiriye n'abanyamakuru bagize bimwe bamubaza, aho hari nk'uwamubajije ati, ese ko Imana yirahiriye ikavuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure, yaba yarisubiyeho none ikaba igiye kongera kurimbuza isi umwuzure? Abu Nowa yaragize ati, oya, yarirahiriye koko, ariko ifite umugambi wayo. Nta wamenya icyo ishaka. Icyo nge ngomba gukora ni uko ngomba gukora ibyo Imana yambwiye, nkaburira abantu, nkabaza inkuge, nkazikora neza, abantu bakemera, bakaza bagahunga. Utazahunga ibyo ni akazi ke. Undi munyamakuru yagize ati, ibyo uvuga ni ukuri? Undi ati, yego ni ukuri, ndabihamya neza. Abantu ntibapfa kubyumva, ariko njyewe navuganye n'Imana kandi narayumvishe neza. Niyo yambwiye ngo ninze nubake izi nkuge cyangwa se ubu bwato murimo kugenda mubona. Niba intarega nanjye ari njyewe ubyikoresheje ntashobora. Umunyamakuru yagize ati, kuki mva ko utabishobora? Yego, ntago nabishobora, kuko ni ibikorwa bigari cyane, ni ibikorwa birenze ubushobozi bwanjye. Nta mafaranga mfite, nta muryango, yewe nshatse nanavuga ngo no muri ino si nta nshuti mfite, ariko ngenda mbona Imana imbashisha. Umunyamakuru niko yakomeje kugenda agira ibibazo agenda amubaza. Aragira ati, ahubwo nawe nushaka uzaze uhungire mu nkuge, naho nudahunga ndakubwiza ukuri nawe uzahura n'ibibazo bikomeye. Abu Nowa ahangaha atuye mu gihugu cya Ghana, bavuga ko nta mugore n'umwe agira, yewe ngo nta n'umwana. Yiyemeje kujya ajya gusenga, agasengera isi, agasengera inshuti, agasengera n'abandi bantu batandukanye.
avuga ko asengera ahantu hatandukanye, yaba mu butayu, yaba mu nsengero n'ahandi. Avuga ko ikintu kimunezeza n'isengesho yumva rizamuka cyane ari isengesho ajya akorera ku butayu bw'amazi. Avuga ko aha hantu hamuha umudendezo, kuhasengera bikamubera igisubizo, ndetse avuga ko afite n'ibyiringiro byo kuzataha ijuru. Ni Abu Nowa. Avuga yuko byanga bikunze afite ibyiringiro, nk'uko mugenda mubibona ku mashusho. Ahangaha yari ari mu isoko, yari ari mu muhanda ari kugenda abwiriza, arabwira abantu ati nimuhunge, nimuze, nimuve mu byaha, nimureke gukora ibyaha, nimuhunge umujinya w'Imana. Imana igiye kuza, uyu mwaka mwisuzugura Imana. Ndababwiza ukuri, iyi Mana ifite umujinya, mwakoze ibyaha. Nimuze, nimuze, nimuze muhunge, muhunge umujinya w'Imana, muhunge umujinya w'Imana, muhunge guhora kw'Imana, muhunge. Yemwe mwababyeyi mwe, yemwe, ariko kuki mutanyumva kandi ndi kubabwira uko Imana yambwiye? Yarambwiye ngo nimuhunge, yarambwiye ngo nimuhunge umujinya, yarambwiye ngo nimuhunge. Nimuze, mwese nimuze. Yesu arabahamagara, niko kandi ndababwiza ukuri yuko hari igihe kizagera, iri jwi nimwongere kuryumva. Ndababwiza ukuri yuko hari igihe kizagera, uyu muburo nimwongere kuwumva. Murabona muzahungira he? Murabona bizagenda gute? Ndababwiza ukuri, Imana iguha umugisha. Ni ukuri hagiye kubaho igihe ababyeyi bazaba batakibashije kwita ku bana. Musore umeze ute? Undi nawe aragira ati yes Abu Nowa. Undi ati nawe Imana irashaka ko uhunga, irashaka yuko uva. Ndetse koko ibyo uvuga ni ukuri, hazaba umunsi udasanzwe. Yego, uyu munsi uzabaho, ntabwo ari kera. Ni ku itariki 25 z'ukwa 12 uyu mwaka turimo. Nyamara mbwira abantu ntibumve, natarega ntawe umenya ububeshya. Oya, none se uwo mwuzure wabayeho kera, none ugiye kongera kugaruka? Ariko se Abu Nowa, tubwiza ukuri, ibi bintu koko warabibonye? Abu Nowa aragira ati yego narabibonye, Imana niyo yabinyeretse, ndabizi neza. Imana yavuganye nanjye, imbwira ibigiye kuba, imbwira uko bizagenda, irambwira ngo ninze mbaburire, ninze mpamagare, nere gutuza, nimbwira abantu yuko bakwiye kwihana. Ni oya, ariko kuki mutumva umuburo w'Imana? Akomeza kugenda abwira abantu ati nyamuneka hariho umunsi ugiye kubaho, kandi uyu munsi ntago usanzwe. Nk'uko kandi Abu Nowa ibi bikorwa atabyibashisha ari wenyine, avuga ko ukuboko kwiza kw'Imana gukomeje kugenda kumutungura, aho byibuze buri kwezi yakira imbaho atabasha kumenya umubare aba agomba gukoresha muri iki gikorwa cyo kuza gukora ubu bwato cyangwa se iyi nkuge. Aravuga ati nyamara ngenda mbona hari abantu bumva, hari abantu bemera ko Imana ikora, hari abantu bazahunga uyu mujinya, hari abantu Imana izagirira neza. Ndabizi hariho abatabyemera, ndabizi hariho abatabyumva, ariko Imana ntibizayibuza guhora, ntibizayibuza gusuka umujinya. Aragira ati mujya mubona imyuzure igiye itandukanye, ukabona imodoka zasaye mu mazi bakagomba kuzisunika, mukumva ko ari umwuzure, ariko ntabwo ari wo mwuzure njyewe mba ndimo kuvuga.
ntabwo ari uwo nguwo, ni umwuzure ukomeye. Barakwereka, aravuga ati ibintu byose bifite ubuzima bizahunga, kuko ni umunsi uteye ubwoba, ni umunsi ukanganye cyane, ni umunsi Imana izaba ifite umujinya. Iyo usomye mu mateka ya Abunowa ugakomeza kureba, amateka ntakwereka ibikomeye bindi bisanzwe, ni nk'uko amateka atakwereka idini Abunowa yaba asengeramo. Ariko kandi nanone abamuzi neza bemeza yuko ari umunyamasengesho ndetse ukunda gusenga agakunda Imana. Ibikorwa bye byinshi abinyuza kuri TikTok, aho afite abantu basaga miliyoni bamukurikira, ubwo ni followers miliyoni imukurikira. Abantu bava mu bihugu bigiye bitandukanye bakaza gusura ubu bwato, bamwe bakabwifotorezaho, abandi bakabwurira, abandi bakanatangira kumusaba ngo azabafashe bazabe bari kumwe. Abunowa bavuga ko ari umunyamasengesho ukunda gusenga, utinya Imana, kandi koko ngo arasenga ku buryo iyo ari gusenga, iyo muri kumwe uba wumva hari ibintu bigenda bihinduka muri wowe, uba wumva wavuye kuri iyi si wagiye mu yindi si. Ariko nanone abantu bagakomeza gushidikanya kuri iyi nkuge bagendeye ku cyo ijambo ry'Imana ribivugaho, kuko Imana ivuga yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Ndabizi neza wowe uradukurikiye, niba ari bwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, kora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho notification ikwereka ko hari ibindi biganiro bitandukanye tugenda tugenera abagenerwabikorwa bacu ba buri munsi. Niba kandi ikiganiro wagikunze, kanda like. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo, nyemerera duhurire muri comment. Ubibona ute? Ese ubyumva ute? Ese bibaye ari ukuri hanyuma uyu mwuzure ukazabaho? Ndibaza abari kure ya Ghana bazagera muri ubu bwato gute, cyangwa se bazahunga uyu mwuzure gute? Abunowa ahantu akorera ibikorwa bye byo kubaka ubu bwato cyangwa se aya mato, ni ahantu leta yarashyize igikorwa cy'uko izahanyuza umuhanda. Ariko Abunowa yaragiye ahashyira ubwato, atangira kuhakorera ubwato. Leta imubwira kuhakura ubwato yahakoreye, ariko Abunowa yanga kumva. Arababwira ati, njyewe Imana yambwiye ko ngomba gukora ubwato, ngomba gukora inkuge, kandi ngomba kuyikorera ahantu hagutse. Ntabwo mfite ubutaka nayikoreraho, rero nzayikorera aha ngaha. Leta yamutegetse kubikuraho, ariko Abunowa yanga kubyumva. Leta igeze aho iramwihorera. Ubu Abunowa ibikorwa bye byose abikorera mu murima cyangwa se ku butaka bwa leta, aho leta yari yaravuze yuko izanyuza umuhanda. Iyo arimo gusobanura avuga ko Imana yamusanze ikamwereka igishushanyo, ikamwereka n'icyo agomba kugenda akora. Avuga ko ubu bwato atabukora nka we, ahubwo afite amabwiriza yahawe n'Imana agomba gukurikiza, hanyuma agakora nk'uko Imana yabimubwiye. Ni igikorwa kitoroshye, ariko kandi nanone avuga ko ari igikorwa Imana yamubwiye kandi igomba kuzamushoboza akagikora kugeza igihe azagisoreza. Ndimo ndibaza kandi mvuga nti, Nyagasani Imana umfashe nanjye nzabona ubuhungiro. Niba ari ukuri, Imana izamfashe. Niba ari ukuri, nawe Imana izagufashe. Biragoye ko nabona tike cyangwa nawe wabona tike yakugeza muri Ghana, ariko niba koko ari umugambi w'Imana, ndabizi neza yuko Imana izadufasha. Reka nkwifurize kugubwa neza, amahoro y'Imana nabane nawe. Nge wumvaga nitwa Ngobokamiliyoni Theo. Ciao ciao.